Wera wa Isirayeli turagushima yuko umenyesha abawe ibintu byose kuva ku itangirizo kw'iherezo kugira ngo wigishe umwana w'umuntu kwiringira Imana. Mwami natwe uduhe ukwiringira, uduhe mwami kukwizera mu buryo udashidikanya yuko byose bizagenda neza, kubera ko nta kibi kiba muri wowe, imigambi yawe ni myiza, inzira zawe ziragororotse kandi zirakiranutse. Utureme mu mwami imitima yizera, udukize imitima ibiri, dukize mwami kuba injiji mu byawe, ariko tugira ubwenge bw'Isiyoni, ubwenge bw'ijuru. Uduhe kuba un peuple confiance en Dieu, uduhe kuba abantu bibaza Imana yawe bayiringira mu izina rya Yesu, amen. Ubu rero tugira komeze. Qu'est-ce que j'ai écrit ici? Demandons à Dieu de faire naître ses projets en nous, dans notre cœur. Dusabe Imana kugira ngo imigambi yayo, ibyo Imana yagambiriye mu kuturema, bivukire mu mitima yacu. Muraza kumva impamvu? Kuko Imana igira imigambi. Dieu ne fait pas des choses comme ça au hasard. Imana ifite imigambi. Rero niturangiza seansi ikurikira yo gusenga, umwese arasaba Imana ngo imigambi yayo imufitiye ivukire muri we none. Muraza kumva implication yabyo, muraza kumva ingaruka yabyo. Que ce projet naisse en moi. Parce qu'il y a ces projets, il y a mes projets. Hari imigambi yayo, hari imigambi yacu. Hari igihe bihabanya, bidahura. Mwaza kumva impamvu? Hari amagambo mwese muzi barokore, Yeremiya 29:11, murayazi wese. Reka tuyasome. Kandi murayakunda, ariko ayo kwihana ntago bayakunda cyane. Erega nzi ibyo nibwira nzabagirira, ni amahoro si bibi, kugira ngo mbareme umutima w'ibyo muzabona hanyuma, ni ko Uwiteka avuga. Amen. Abana mu Kinyarwanda hari akabazo gato, kuko iyo utahamagaye injangwe mu mazina yazo bashobora kwibaza ko wahamagaye imbwa. Umveza? Car je connais les projets, ni jambo les projets. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Nababwiye umukiranutsi ndi ngombwa ko amenya ibyejo, akwiye kugirira ibyiringiro. Imana yarivuze hano. Mu Gifaransa avuze ngo je connais les projets que j'ai formés sur vous. No mu Cyongereza ngo for I know the plans. Numva se? Ntabwo bavuga ngo I know things. I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans for welfare and not evil, to give you a future and a hope. Imana avuga tukwiye kubaho binyuze mu byiringiro. Si ngombwa ko umenya ibizaba mwaka utaha. No. Nashaka rero hano musuri iki kintu projet cyangwa plan. Ngo Imana ifite projet, Imana ifite plans ku bantu bayo. Ibi yayibwiraga abayuda bari batwaye Babuloni, ikoresheje Yeremiya ngo ababwire hariya ntibihebe, bamenye ko ntabwo ari iherezo ryabo i Babuloni,
ko imigambi y'Imana iracyari myiza nubwo batwawe mu bunyage, ariko imigambi bafitiye ntabwo yahindutse, iracyayifite kugira ngo babeshwe iyo myaka 70 babeshweho n'ibyiringiro biheshwa no kwizera. Yesu murabyumva, kuko Satani yari kubongorera ngo ibyanyu birarangiye, ahubwo mwivange n'abanyababuloni, sibyo? Umunsi yicira inzira y'ukuntu yabaho, kuvuga ngo binjire mu mihango n'imigenzo ya Babuloni, bagende no mu mana zabo zitwa Beli na Nebo. Izo mana Imana rero kugira ngo ibarinde nyuma y'imyaka 70 bazagaruke, donc bamenye identité yabo, bamenye ngo nubwo turi mu bunyage twebwe ntabwo Imana yaturetse burundu, turi hano kubera ibyaha byacu, ariko Imana iracyadufitiye imigambi myiza, kuko yatangiye umurimo mwiza muri bo, ni ngombwa yosoze. Amen. Noneho ni musuri njyo kintu projet cyangwa plans, imishinga, migambi. Imana ifite imigambi kuri buri umwe wese muri twe. Ubyumva utabyumva, Imana igufite imigambi, kandi yatubwiye ngo si imigambi y'ibyago, imigambi y'ibyiza no kuzabaremamo umutima w'ibizaba mugira ibyiringiro. Imigambi y'Imana mu gihe itarasozwa ni ukugira ngo ikurememo ibyiringiro, kuko iyo umuntu abuze ibyiringiro aba apfuye. Burya ntabwo tubeshwaho n'ibyo tumaze kugeramo, tubeshwaho n'ibyo twiringira. Ubwo ibyo urimo bimaze kuba normal, ni bisanzwe, tubeshwaho n'ibyo twiringira. Iyo umuntu atagifite ibyiringiro, il est mort déjà, he is dead already, abari futi, mvuge muti kadavere, ababaye kadavere, aba yapfuye. Nawe unyumva, nimba nta byiringiro gifite, urapfuye deja, kuko umuntu abeshwaho n'ibyiringiro, kandi ibyiringiro ni ibintu yitega bitaraba. Imana ishimwe. Amen. Iyo udafite ibyiringiro urapfuye, byarangiye. Ahitaza bya kanseri, mugukene n'ibyandagutakiye, byose birakwisukaho bikakurangiza, kuko nta byiringiro ufite. Uzarebe umuntu yo muhuye atagifite ibyiringiro, uzumva amagambo ye, uzarebe mu maso he, itegahinda, itegahinda, ni amaganya, ni ukwiheba, ni ukuvuma, ni uguciragura. Umuntu atagifite ibyiringiro iyo muhuye nawe, ntabwo murahura n'abantu nk'abo. Nubwo yari umuvandimwe wawe, yego ntabwo umuhunga, ariko yatumurira. Nubwo udasanzwe uri umuntu ufite amarira hafi, urarira, kuko aratangira no kugusuza aribagirwa, aratangira gusa, kuko akanwa kavuga ibisesekara mu mutima huzuyemo kwiheba. Wayibize, ntanabona ko Imana yazanye imvura, kandi ararigendamo. Tasingira izuba se, kandi izuba ntaryo, imvura iragwa, ntabona ibyiza. Nubwo wamuha iby'uwo munsi agahaga, ntabwo bihindura ikintu na kimwe. Byose abibona noir, abona ko ari mikara. Abantu bose abona ko ari babi, bamwanga. Wabibize, n'imihanda myiza y'umugi wacu muzo wa Kigali ntayibona, abona ko ari amahwa. Kuko amaso ye areba ibintu mu buryo buri negatif gusa. Nuko wamusekera mwereka urukundo, ngo uramushinyagurira. Ibibazo.
Eh? Imana rero ngo imigambi yayo ni imigambi y'ibyiza, imigambi yo kuturemamo ibyiringiro, pour vous donner de l'avenir et de l'espérance. Ibahe future na hope, kuko nta hope nta future, nta byiringiro nta ejo hazaza. Ugasaza imburagihe ugapfa imburagihe. Et puis ikindi kiri dangereux, very dangerous, ikindi kintu kibabaje, n'abantu bumvaga bakwishimiye batanga kuguhunga, kuko nta muntu akunda kuba en compagnie y'umuntu avuma, aciragura, ahekenya amenyo. Wayubise icyo tomba, ugasanga abantu ntabwo bagishaka kompanyi yawe, bagishaka ko atari kuvuga ko bakwanze, no, kuko ari ikintu kibarepusa, ari ikintu kibigizayo. Amen. Twavuze iki? Kuko kwizayo kuri twe icyambere kuzana niki? Beva igi icyo gihe nta gikundiro gishobora kuba umuntu nk'uwo. Wayibise? Amen. Ntibishoboka. Haleluya. Niyo mpamvu Bibiliya itubwira ngo iteka ngo turirimba, ngo duhirimbane imitima yacu, turirimbira Imana za zaburi. Wayibise? N'amagambo ye abe mutwe yuzuye. Wayibise? Amen. Kubera ikibane tubwira gutyo ngo dukiritive icyo kintu cyo kuririmbira Imana, cyo kunezerwa Imana. Icyambere, ça nous donne une bonne santé, biduha kuba bazima mu mwuka no mu mubiri. Reka mabwirire kimwe. Hariho umukecuru umwe wo muri Côte d'Ivoire, iyi saha mvuga aracyariho, afite imyaka 128. Baramubajije umukecuru wo muri Côte d'Ivoire imyaka 128, yitwa ya Josephine. Nimba Josephine ari hano nawe azagira imyaka, ngo à la rencontre de ya Josephine, 128 ans. Uyu munsi niwe akwiye kuba doyenne de l'humanité, kuko wa mbere ufite imyaka myinshi ubu niwo muri Corée, je pense Korea, afite imyaka 117. None uyu afite 100, kuko aba muri Afrika ahantu ntabwo bamuha uwo mwanya. Urumva ikibazo? Côte d'Ivoire ikwiye kumenyekanisha, noneho bamushire mu mwanya wa mbere. Imyaka 128 bamubajije, aracyavuga, arakigisha abakiri bato amateka, kuko yabonye ibinyenjana 3, ko yavutse muri za 1800. Ntuvuga ngo histoire ya Afrika n'abazunguru baje b'Amerika byose yarabizi, aracyafite souvenir, aracyibuka amateka. Baramubajije ati se ibanga ryo kugira ngo ubare imyaka yose ni? Yavuze gusa amagambo make, ibintu 3. Yaravuze ngo nta mushihangira. Yewe umuntu afite mushihana niwe wigabanyiriza imyaka, ngo nta mushihangira. Icya kabiri, nta nzika. Mwabise? Nta mushihangira, nta nzika agira. Amen. Haleluya. Ikindi cya gatatu yavuze, aravuga ngo akunda gusangira n'abandi ibyo afite. Mu ijambo rimwe, ntabwo ari egoiste, ntabwo yirebaho. Mu ijambo rimwe twavuga urukundo. Niyo mpamvu turiho turakenyuka, kubera ko ibi bintu yavuze
byatumye amara igihe cyose dapre we turayibuze ibyo yavuze si byo se ntabwo ari umuntu yize amashuri benshi ariko avuze ibintu bikomeye Bibiliya nayo ivuga na Bibiliya niko ivuga ngo un cœur joyeux c'est la santé. Tu vois, si tu as un cœur joyeux c'est la santé. Umutima wishima ni ubuzima. Nawe umutima wuzuye amaganya n'ibiki byose no gumuvuma abantu ukira ibuse genda uciragura mu muhanda hose ubavuma ibyo byose bigabaniza imyaka. Mwamubone Josephine afite imyaka 128 arakibuka amateka ye. Ibaze namwe ese iyo aba ari umukozi w'Imana ntiyari kuba agisengera abantu. None se urazi kumenya imyaka 128 ugikora umurimo w'Imana birakomeye. Amen. Yararengeje ya moyenne ya Mose 70-80 yararengeje, ari hafi yo kwikuba kabiri. Itangaza uyu munsi myaka 70 tuba twahetamye wajya kuvuga bonjour ukiciraguraho gusa bonjour nta menyo gihari. Iyo ukomeza iyi video abantu beretse ahaba hano nyine simple ari wararya aracyarya inyama yari wararya inyama tangaza ikimana imuhembe ntawe ubizi wasanga nakijijwe. Kadukomeze awusukure. Amen. Tuko ntabwo uvuga ngo umukecuru ngo yaratunze no urebye ntatuye na pas grand chose. Nafite n'iki gihumbi twe dufite ndavuga abafite bike muri twe ariko afite umutima muzima. Amen. Imigani 19:21 igihe cyose umutima wuzuzuramo umushiha n'umubirakari biki byose uzajya umenya ngo Satani aragutera uburozi. Mu mutima w'umuntu habamo imigambi myinshi ariko inama y'Uwiteka niyo ihoraho. Amen. Amen. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Turacyavuga projet mu gifaransa ngo il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Dessein ni indi jambo rivuga projet. Vuga mu mutima w'umuntu hari imigambi n'imishinga myinshi ngo ariko imigambi y'Imana ni iso sozo. Non turashaka dufate aho habiri tumaze gusoma on va comparer ça tuarebe. Amen. Dukompare Yeremiya 29:11 n'imigani 19:21. Yeremiya 29:11 imigani 19:21. Nubishyira hamwe uvana mu iki? No kuvuga ombereza nimba mu mutima w'umuntu haba imigambi myinshi ariko Imana akaba ari isozwa, numva ko ari byiza ko duturwamo n'imigambi yayo kuko yo nakabuza izasohozwa. Amen. Dufate iminota 5 usaba Imana itere muri wowe imigambi yayo. Uraza kuvuga se none se je nta migambi nzagira. Uraza kubona hano turacyakomeza ukuntu bizingiranamo usange ibyo gambira. Amen. Nibyo yo igambira. Mushaka kubisengera je ndashaka mu migambi yayo iture muri je nawe genda ubwira Imana que ce projet naisse en toi
imigambi y'Imana ivukire muri wowe. Haleluya. Imigambi y'Imana ivukire muri wowe.